Nitwa Nshimyumuremyi Justin, nkaba ndi mwene Biziyaremye bya Muhindangiga wa Kabanda ka Rusinya rwa Mahembe wa Mupfumu wa Ntare. Naho toyura utigira umutavumgira ukasenda imisaka nkazira cyangwa mu minwe. Ndi umubugu w'umwuga, hanyuma rero igisoro ndanagikunda. Sinibyo gusa dufite n'amarushanwa yacyo azaba ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2019. Akaba azabera hano mu Nkumburwa, azatangira ku cyumweru saa 3 za mu gitondo. Aya marushanwa rero yateguwe na kampani imbere umuyobozi mukuru, ikaba ari kampani yitwa Umutsakura. Umutsakura rero ni kampani itanga serivisi zose z'ubukwe, bavuga amazina y'inka, kuyobora ubukwe, abasaza basaba bakanasabwa abageni, imodoka, decoration, sonorisation, bego ubukwe tubufata bwose uko bwakabaye, umuntu akituza. Ngayo nguko turimo turategura amarushanwa, kwinjira bizaba ari ubuntu, tukaba turarikira buri muntu wese w'umubugu cyangwa se ukunda uyu mukino gakondo w'igisoro ko yazaza akifatanya natwe muri aya marushanwa.